abantu batamenya bagira ngo abantu updating ibintu bimwe mu barozi bo ntiba updating. Ejo nari kumva story y'abantu mu gihe cyabakera muri radio bya nyuma ya baperiho gatoya, hari amakipe ngo yagiye ajyana amarozi cyane cyane muri Afrika, ariko no hari n'undi numvishe story yo muri bari umuntu wakiniraga yajyaga agenda afite ibikweto bishaje, bakavuga ngo inkweto ntiyajyarize kumucunga, yasohotse barayimesa. Amarozi umuti wanga gukora urabyumva nawe, ariko bavuga ko we bamubaza akavuga ko impamvu iyo nkweto akavuga ko impamvu iyo nkweto agomba kuyitsimbara, ariko niyo yatangiye gukina, niyo yatumye akora ibitenda abantu baramumenya. Budikari TV izamuka hejuru, like, share, subscribe, byose ni by'ingenzi, komenti ikunda yanyu turabikunda cyane. Nk'uko mumenyereye inshuti zacu zo mu gikari bari mu majyepfo, amajyaruguru, burengerazuba n'uburasirazuba bw'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu, mwese turabasuje inshuti zo mu Gikari TV. Uyu munsi tukaba tugarutse n'amaraso mashyashya, tubaha ibintu n'ubundi biryoshye kandi bituma mwisanga nyine mu gikari. Nk'uko mubimenyereye, njyewe ni Ziggy 91 mugiye kuba mbaganiriza, nkaba afite n'undi muntu uri hanze uri buze kubibwira akababwira ukuntu ibintu bimeze. Ndumva ari ibyo ngibyo, nawe ndaza kumubabwira mu kanya. Nkuko bisanzwe muri Romisa, hari ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa, ari inkuru nyinshi cyane zimaze iminsi zinyura ku mbuga zose, ariko zatumye natwe tuzizazaho byinshi, ntabwo zari kugenda tutazivuzeho, cyane cyane ku bintu by'umuntu wari navuga ko ari n'umusitari ariko wagize ibyago muri ino minsi. Sinzi ko navuga ko yagize ibyago, ahubwo umuryango we niwe wagize ibyago, abantu benshi baramuzi. Ari inkuru ibabaje ariko ni inkuru ni inkuru y'akababaro rwose, isaba ngo umuntu atangira n'abakomeza umuryango muri rusange y'umustarikazi, kamwita umustarikazi kuko kuri izi mbuga rwose yafasha abantu benshi, aba youtubers benshi baramuzi. Akaba yitwa, ubundi amazina ye yitwa Valentina, irindi ntago ngiye kuryibuka neza, nimba ari ntabwo nibuka neza, wenda muraza kunyibutsa cyangwa muri comment munanyibutse amazina ye, ariko yitwa Dorimbogo. Nta muntu utamuzi, by the way, nta muntu utamuzi. Abantu bari kuvuga ibintu byinshi cyane byaramuhitanye, iki abapasteri bari ku nkuru ze, ni ibintu byinshi cyane biri kuvugwa, ariko ntago natwe twari kugenda nta kintu tubivuzeho, cyane cyane na mugenzi wanjye uri hano ari buze kumfasha inyuma ya kamera mutarimo kubona, tugira icyo tubivugaho. Cyane cyane ko atari ibintu bimubayeho wenyine, ni ibintu bisanzwe biba no ku bandi bantu muri rusange muri society yacu, ni ibintu bisanzwe biva. Ikintu cyavuzwe cyane ni ibintu bijyanye n'amarozi, benshi tuba twaragiye twisangamo, tubyisangamo, bitari njyewe bari umuvandimwe, umuvandimwe inshuti yanjye, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Rero ngira ngo nibyo bintu turaba turi kuvugaho, kuko ni ibintu bibabaje cyane utareba gutyo ngo ubirenze amaso. Gato ndi kumwe n'inshuti yanjye bita niyo CD Kameme, ni umuntu tubana muri ibintu byinshi, duhana ibitekerezo, tuganira ku bintu byinshi. Genda avuga ukuntu nabibonye wenda, cyangwa mbihuze n'ubuzima busanzwe, ukuntu mbona cyane cyane kesi y'ibijyanye n'amarozi. Ariko se ubundi bijyanye n'amarozi, gera yanze ko Kigali nta muntu uroga. Ndaberukaga kera tuba mu cyaro, nibyo nubwo wajya gusanga bakubwira bati ntimukajye kwa kanaka, ntimukajye kwa kanaka, ntimuzaryeho bararuka. Ariko nyine biratangaje. Kare ndi kuganira n'umuntu w'inshuti yanjye ambwira ukuntu n'abantu ngo baba i Dubai mu bihugu by'Abarabu ngo nabo bararuka. Buriya uburozi bwambukiranyije umupaka.
yereka ko ari akantu k'umwihariko iki muri Afurika. ahubwo dore akabazo kawe wumvise kuri muvandimwe, ikintu cyo gufata uburozi ukirengagiza yuko butagihari, icyo kibazo gikomeye cyane, kubera yuko uburozi nimba ari ikintu gihari, ahubwo abantu barabyirengagije. Hari ukuntu abantu babona isi yarahindutse, mbese bakabona ukuntu wenda abantu ahubwo hari ikintu abantu batamenya, bagira ngo abantu bapudetinga ibintu bimwe mu barozi bo ntibapudetinga, cyangwa bakagira ngo amarozi ari igihe bagira ngo amarozi yoya, ari igihe ugira ngo ahubwo ndi kwibaza ikoranabuhanga ryaza mu burozi. hoya nta koranabuhanga, ahubwo uburozi aho burengeye nuko nko kuri flash se. hoya hari igihe ushobora kwireba, ukareba wenda ubuzima ugeze ukabona usa neza, ukagira ngo uburozi we ntabwo bwagufata. byari ukugana ariko uburozi byo bubaho, ariko ukurikije burya kuvuga no gutaruka, ukurikije aho iterambere riba rigeze, umuntu wifata akaroga mugenzi we ntabwo mbifata nk'ibintu by'ubupfura, ni ibintu by'ubupfura bukeya. N'ubundi na kera byari ubupfura bukeya, ariko nk'uko tuzi ko hari ibintu, iyo ibintu ari byiza abantu barabikomeza, ariko iyo ibintu ari bibi biba bigomba gucika. Ariko biratangaje kumva iki gihe cyumva umuntu yaroze undi, wumva ngo hari nka nkuru tuba twarakuze twumva ukuntu umuhungu cyangwa umukobwa yarasaze, ngo bakakubwira ati uriya yari umusore amafaranga aramurogesha, aramuroga gusa kivuga aho ngaho amafaranga. bifite ibintu byinshi cyane, bifite inkuru nyinshi cyane, kubera ko hari story njya nibuka y'ubuntu sinzi akora, ashobora kuba yari muri Rusizi. Ariko ni Kigali baracuragura amazi. Kigali baracuragura turabizi. Njye hari abantu b'inshuti mfite bo muri sinimbuka neza, ariko nabo mu bice bya reka ne kuvuga muri quartier, ariko nzi ko hari abantu b'inshuti, ni abantu b'inshuti twaje tuganira bakambira ngo hari abantu bajyaga bashaka kubaroga bakababura, bakaroga nk'abarona Kigali ni amatungo yandi bagira nk'itungo ryo mu rugo rimwe ririnda urugo, bararihitanye nyine, babuze abana bahitana itungo ryo mu rugo ririya ririnda urugo. Ni ukuvuga ngo rero no muri Kigali rwose, kwanza ni mu Rwanda, ni nk'umuco, kuko rega hari n'abimukira, tujye tuvugisha ukuri. Hari igihe umuntu yimuka akava ahantu, gahunda yari afite aferi z'umuryango akazizana akajya zikoresha no mu bindi bintu bisanzwe, akazitabaza ahari, kuko byasa kose wenda bari umurage ngomba kuzagendana akazanahuraga n'abandi. Ariko ni ibintu bisanzwe, cyangwa se baba barabikuye mu cyaro, baba barabikuye mu cyaro se nka kwa kundi, kuko numva ngo uburozi nabwo baraburaga ngo hari umwana uba ukunzwe mu muryango wagomba kuwumuha kenshi nyine, hari umuntu uba ugomba kuragwa nyine tu. Ariko nk'abantu babaye mu cyaro byo hari ibintu bijya biba cyane cyane nk'ubu ngubu mu muryango, ari n'ibintu bimora nibazaho cyane mu muryango. Hari ukuntu nk'ubu iyo ukomeye ukamera neza, ukabura umuntu uri hejuru cyane aba ari na wa muntu uba ureba ukabona yazagira nk'ikintu amarira nk'umuryango, ariko ugasanga umuntu ugeze mu gihe cyo kugira icyo yamarira umuryango akawuzamura, kuko afite connection nyinshi, wenda yarize arangiza segonderi ajya kaminuza, tuzi agenda ahura n'abantu benshi batandukanye bakomeye, akaba ari umuntu ushobora kuba zakora inzira y'umuryango bakamukomereza izo connection nyinshi, akajya agenda ziharizana ku bantu mu muryango. Ariko ikintu kiba ntabwo uzi icyo kibazo rwose, kizasaba nko kugisengera, ugasanga abantu bo muri piriya iyo akugiye kubanyuraho urimo kubasuhuza bimeze bite, ukabagurira n'agacupa, ariko style bakavuga ati uyu mutipe agiye kuzajya twiyemeraho, abanga kuzagumya kuyobora gahunda. Hari n'umuntu ufasha nkuko nyine abantu bajyabivuga, niyo mpamvu ubundi umuntu yagombye kuba amenya ibyiwe, ntabwo wanezeza abantu. Umuntu umufashije aravuga ati, benshi aravuga ati buriya arimo aragira ngo
arimo aranyiyemeraho, arashaka nyine ko tugomba kujya munsi y'ibirenge bye. So rero ntagiye, kandi hari igihe usanga hari n'ibintu byicuza rero no mu mafamiye nk'uko babivuga, hari igihe ushobora gusacrificinga, gukora sacrifice z'ibintu byawe runaka, warangiza ugahita usanga umuntu ntabwo izo ifoto wakoze ari kuziha agaciro, aba yatanga buranga bari kutwiyemera kubera iki, cyangwa ugasanga niba ari n'akazi mukorana aragakora nabi kugira ngo sebese aragakora nabi harimo amashyari, avuga atari ukutwirata ngo ni umushefu, akibagirwa ahantu wamukuye. Tukiri ni kuri icyo kibazo cy'amarozi, ubundi burozi biragoye ko bwazanacika, kuko niba ujya ukumva no mu mipira hanze ngo abantu bararoga no hanze mu rugo n'iburayi se, kandi n'iburayi kabisa biraba. Ejo nari kumva story z'abantu mu gihe cyabakera muri radiyo bya nyuma ya ba Periho gatoya, hari amakipe ngo yagiye ajyana amarozi cyane cyane muri Afurika, ariko hari n'indi numvishe story yo niba ari umuntu wakiniraga yajyaga agenda afite ibikweto bishaje, bakavuga ngo ntango inkweto ntiyajyaga yoza, ngo baramucunga, byasabaga kugira ngo yoge bagize kumucunga yasohotse barayimesa. Amarozi umuti wanga gukora umuti nyurumva urabyumva nawe, ariko bavuga ko we bamubaza akavuga ko impamvu iyo nkweto agomba kuyitsimbara, ari uko niyo yatangiye gukina, niyo yatumye akora ibitenda abantu baramumenya. Ako mu by'ukuri biranagoye kumenya amarozi, kuko amarozi si ikintu ufatisha amaboko cyangwa ngo ukibone. Umuntu nshobora kuza nkazana ibintu utazi, zana nk'utunyamaswa twapfuye nadushyira imbere wawe kumva ko nakuroze. Burya nta n'umuganga wapima uburozi, kereka uburozi buri chimique buno wagiye muri labo ugakora, aho bubera ubugome. Ariko ubu buri traditionnel nyine bwa gakondo, reka tuvuge gakondo, igihe buri gihugu kigira gakondo yacyo, sinkeka ko wapfa kubumenya. Tuzi ko uburozi bwa busa nabi, bwari ibintu by'umukara, ariko se hari igihe ujya kubona nk'umuntu mu mafilime niho tubibona amuzaniye akajuisi gasa neza, ko bakubisemo, ariko nkeka ko buriya bari bari chimique, ari substance buriya n'uburozi bw'ubusirimu bwo mu bintu tugiye biriya rero wamugana n'ubwo n'ubwo byane twavuga iterambere no mu burozi. Ndashaka kuvuga buno burozi ujya bwa kinyarwanda bakuroga wajya kwa muganga ukayita actually gakondo nyine uburozi. N'abarozi baratandukanye, n'abarozi uvuga mu makipe, abantu bambaye amakositime batandukanye n'abo bantu bafite jalousie y'ipfira twasize. Urumva bavoma bikoreye ijerekani ku mutwe. Urumva ni ukuvuga ngo ako nkurikije nka biriya bintu byabaye, iriya nkuru yabaye ibabaje nyine, cyakora birababaje pe, ni ukuri. Njyewe impamvu mvuga ko bibabaje, biriya bintu uzi ko iriya video iriya mukobwa nayibonye imbere bari kuvuga ngo ni planka ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nubwo nta makuru afite hano dufite, ariko biravugwa, bigenda bivugirwa mu ntamatama, ariko bivuga ko muri sexual z'inyarwanda harimo amarozi, n'abantu benshi bagiye bapfa no mu bihe bishize, abasitari bavuga ko harimo bagiye bazi uburozi. Nta gihamya ihari, niyo mpamvu nta muntu ubyara kuri kamera ngo abivuge, ariko ujye hanze mu bantu basanzwe barabanye n'uwo muntu cyane ko ejo bundi hari akavidewo nabonye kuri YouTube, ntabwo ari abanyarwanda, no ari umutipe yari ari kuvuga ati ahubwo ni mw'iyi minsi yisaga ibaye, bavuga ko bava abantu bamuroze. Umubawunsi umutipe ajya gushyira ikirahure hasi agahita amugata, zicunga sana, mwereka isinya yo kuvuga ati niba usohoka, niba uri ahantu wahangiza aho uti n'inshuti zawe, tware ikirahure cyawe kikaba kirimo icyo kunywa.
ntabwo ugomba kuza niba unagisize ntugomba kuza ngo ukine ariko ibyo byose binkangura nawe hari ukuntu usanga hano ndi kumwe n'inshuti zanjye hari akantu ushaka kubwira barasoma akantu hari akantu ko kumakinga icupa ikibazo nasanze mu maka abantu bose bayimakinga umutipe agafata icupa rya mitsingi akagenda hari ukuntu agenda ayirya urwara akayirya urwara agashyiraho utuntu tumeze nka tiriyangere. ikibazo ibyo ibyo ni nko kubisina wamenya nini babikora ari muri enjoyment kumwe ukeneye kuba ako si ubwo umuntu yakuroze yashyizemo akantu mu icupa wabimenya ko amazi nako ubundi njyewe numva umuntu yagombye gusohoka atwaye icyo kunywa cye mbere najyaga mbifata nk'umuturage kunyara se wajya kunyara ugomba kunyara oya ahantu ha VIP reka nk'urugero oya se ariko njyewe naje gusanga umuntu ubikora hari n'igihe umuntu abikora ubona atasinze ubona ari muzima nk'urugero ahantu se wajyana ikirahure muri tuwarete bamuvana kugira ngo batakoroga tuvugishije nk'ukuri mubare mu bwina ahubwo njye numva aho kugira ngo ugitware wagira wasigamo n'ubundi buryo ahavuye icupa rimwe cyangwa ikirahure kimwe hava n'icya kabiri wasohoka ugasiga ugafite ikindi niba utizeye abantu muri kumwe ubwo municara n'abantu batizeye gute ariko bibaho nyine tu ubundi wakwizera umuntu gute uretse ko ari tubaho tukajya mu kirere nta muntu erega wo kwizerwa amana kuko ibyo abantu batwereka si byo byanyabyo si byo kandi ngewe nk'urugero rw'abantu bajya ni uko tutabitavuga ariko abantu umuntu arakuroga mu kazi ngo yishimiye poromosiyo wagize kumva bivuga ati poromosiyo n'igihe ari kuba nyifite shaka ngiye kuzahama ahembwa umushahara wa danje ange hejuru muko agenda ngo muri guserebura kumva ugahita usanga umuntu yari yanakugambaniye hagati aho rwose mbo njyewe ikintu nabonye ikintu cyababaje cyane muri ino nkuru ni ikijyanye n'ukuntu umuntu yaba ari umuntu wafashaga abantu kubona kontenti reka mbivuge gutyo kuko rwose uriya mukobwa mana yanjye uvuze yuko atafashije abantu abamukeneraga nyine sinyeka yuko n'ibyo babonagamo bungukaga mu byo yakoraga yabakoreraga birenze ibyo bungukaga kumurusha mbese yarabafashije abafasha kumakinga amafaranga tujye tuvugisha ukuri ariko birababaje kumva umuntu yatabaza agatabaza kugira ngo ubuzima bwe bumeze nabi abantu kuko ngewe buriya ari ikintu wenda okay hari umuntu wavuze ngo ni prank bakoze ariko hari umuntu wamufashe amashusho uko byasa kose yari afite ahantu henshi ashobora kugera agatangaza ibyo bintu hari uriya mukobwa yari yarakoreye ku mbuga nyinshi ntabwo ndi mentioning imbuga ama YouTube akomeye hano mu Rwanda aho hantu hose nkeka yuko njyambona abantu benshi banyuraho bari kusaba ubufasha n'ibiki byose nkeka ko yari kuba yarahanyuze ngewe ntagiye mu bintu byo kugira ikintu maze kubona nuko abantu bo mu Rwanda ni indyarya zikomeye cyane kuko kamubwiza ukuri hari nk'umuntu uretse kuba yarafashe akavideo kavava yagakuye ku muntu wagapostinze ariko atigeze amupostinga ari muzima ariko ukabona ngira ngo hari n'umuntu nabonye kuri Twitter batatse uri abanyarwanda ariko ikintu nsigaye mbakunda nubwo mwarindyaye ariko ntibaheza bamutamo aramugatira imwe uramugango waramukundaga kuki utabimubwiye ari muzima ibyo bintu nicyo kibazo noneho ikindi kintu reba ama YouTube channel yagiyeho yose ni gute kandi biriya bitaro yari arimo ntago bihenze cyane ukurikije n'abantu bakora ntago bihenze ko tutigeze tubona itsinda ry'abantu basi bifotoze tuzavuga ati mwifotoje da bagiye gufasha umuntu muri ariko ibaze kugira ngo umuntu nkuriya mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe avuga yakoze ariko yahaye abantu ibyishimo mu Rwanda ni nk'uko tuvuga ngo inyogoye nta muntu utamuzi cyane umuntu utamuzi yaduha slang urumva nk'uko tuvuga Jimmy Gatete tugeze mu mupira urumva nta muntu utamuzi n'uwavuga ngo ntamuzi aba yirengagiza ariko ikintu cyo nabonye mu Rwanda bakunda umuntu waciyeho
ahubwo kose ngewe rero hari ikintu burangiye ngira niba wowe tutavuganaga uri muzima nucaho njye singupostinga nkaba ntaragusuye ni ukuvuga ngo umuntu ngo ni inshuti yanjye nkajya kumushyiraho ahubwo wenda nakomeza inshuti yanjye ariko se kujya gupostinga nkavuga amagambo Imana nayo ibi byumva ko uwo muntu ndi kugira ngo natinge nkaho muzi ariko ntamuzi buriya abakongomani niyo mpamvu mbemera umukongomani iyo mufitanye bifu ubizi niyo agiye guca hano agiye guca hariya shaka indi nzira kuko nimuhura umuriro uraka ahubwo se aricyo nashaka kubaza tuvuge ko wenda buriya sinzi nimba tubabaririwe k'abo bantu wenda bose bamukoresheje batazi ntabwo bari babizi wenda bashobora kuba batarabimenye bashobora kuba bataramenye ko yarwaye ntibamenye ko sinzi birashoboka hari igihe umuntu apfa nk'uko wari ubivuze ukaba mutaravuganaga ariko yapfa emosiyo wenda ushobora kugira emosiyo ariko ukanagira ikintu cyo gushaka kumuzamukiraho nk'uko wenda ubu ngubu bari kubikora kuri uyu mukobwa dore imbogo kuko nanjye buravana apfa kwihangana byarananiye nashidutse namupostinze nandika n'amagambo nyine mugaragaza nyine ko nabyishimiye ariko ntabwo nari nzi ko undi muntu nawe byambayeho ni DMX nawe kwihangana byaranze abona ni ingero z'abantu nyine nubwo nta muntu we hafi wabibona ariko nta hantu nyine twagira relation cyangwa ahantu duhuriye oya ibyo bibaho burya umusitari ushobora kuba uri n'umufana nanjye umuntu bita Rwasa ubwo ndaguha urugero rw'abantu mu Rwanda nyine baciyeho nyine tuziranye ariko ko ari umuntu nyine nafanaga ibikorwa bye hari abantu bo hanze upostinga utana hano umuntu uri bumenye ko nta nuza wa mupeti wapfuye wa mutipe bitaga Avicii yarapfuye Avicii umuntu uze I think umu DJ bese umusitari we hari igihe uba burije yo kumupostinga ahubwo ndimo ndavuga no mu buzima busanzwe hari igihe umuntu uba utamuzi nk'ubu dushobora kuba duturanye aba ntajya muvugisha ntajya nkora iki ariko wacaho ngavuga ati wari umuntu mwiza wari iki kandi mu by'ukuri twigeye tuvuga nyine niko njye mbona ariko isi imeze ni ibintu utakwigisha abantu ngo bigire niyo mpamvu wagombye ibi ni isomo wenda tutanabitinzemo cyane byo kuba abantu bapfuye n'iki isomo njye numva umuntu yaba yanakuramo n'iby'uko niba ushoboye gukorera ikintu cyangwa kwereka umuntu urukundo rumwereke ari muzima sicyo abibona avuga ati nakabona niyo kangwe nk'urugero nk'umusitari ushobora kumwereka ko umukunda ntabya agaciro ariko we mission yawe wayirangije nta nubwo uzagira judgment thoughts zo kuvuga ngo uyu muntu ngo ngiye buriya ngo ngiye ngo nuriya muntu ubona ntabwo twari tuziranye ariko iyo uvuga ati igihe twaribonaniye namweretse urukundo mu bigaragara icyo gihe nyine wumva nta ribi abakatolika nibo bavuga ati ngo mwe guherekeresha umuntu baba bavuga ati rozi we nyine muyerekezo yishimye sibyo hari abafite imyemerere y'uko umuntu ibyo tuba dukora hari aho babireba ariko hari nk'igihe umuntu waba yapfuye yavugaga hari abantu yaza akavuga ati wowe uri kwishushanya ariko ako kantu nyine ntikaba kari gusa nyine icyo twavuga cyo ni uko Semazi na Theo wa mupasiteri nawe hari n'abantu baba bataranamufanaga n'abantu babarokore ariko yaca ukabona umuntu ari gupostinga yagizeho muri jewe rero bifata nko nk'isomo ry'uko umuntu yagombye kwereka umuntu urukundo ikintu bivuga cyose kwereka umuntu urukundo agihari ariko none sasa uzi n'umutazi ikintu nibaza cyane rwose buse ni gute byari ibintu bimbabaza kabisa nimba ari iki iyobokamana n'iki ari ikintu kibabaza kubona nk'umuntu rwose wari umuntu ufite imbaga nyamwinshi ayobora nk'ahantu mu bintu bijyanye n'imyizerere nyine no kuyoboka Imana ariko ugasanga nk'ibi bintu nyine yabyivanzemo kuva byaba ni nawe muntu
bajya bavuga inkuru nyinshi cyane kwa paseri. Njye ntabwo nshaka kuza kubavuga, ariko abarebye inkuru nyinshi zitandukanye bagiye babibona bavuga ku bintu bijyanye n'ukuntu n'iki uriya umuntu nyine uriya mukobwa ari umuntu ushobora kuba wenda yiyoberanya, hari ibyo akora ari kubeshya abantu, wenda hari uburyo ki agamijemo wenda kwaka amafaranga n'iki, ariko ntiyigeze agira ntabwo yigeze agira ntuze channel, YouTube channel yo kuvugiraho ibyo bintu wenda ngo ajye agenda avuga ngo ari kwaka abantu amafaranga. N'ubundi yabaga yabikoreye kuri izo channel zabo akabahesha amafaranga. Nkeka ko niyo baza kuyohereza wenda nibo bari bafite uburenganzira bwo gushyiraho nimero bayoherezaho n'ibiki byose ibintu bijyanye n'ibyo. Rero nkibaza impamvu ki nyine iyo umuntu agiye hari njye ndibaza cyane batangira gutanga ibitekerezo bijyanye n'ukuntu nyine ni nko kundi bajya bavuga ngo burya ngo kuri mu nzego z'umutekano ari ibintu bakunda bavanga amakuru adatangiye igihe. Nk'ubu tuvuga ukaba umujura yaje ngo kwiba cyangwa akaba ari umuntu wabonye muri karitsiye wakekagaho ubujura, warangiza yarazamara kwiba yishe n'umuntu akaba ari gutangira kuvuga ngo ngenga buriya ngo najyaga mubona ko nyine ayo makuru nta kintu twaba amaze, kuko nyine ntabwo warakumiriye ibintu ntabwo warakumiriye ibintu mu gihe cyabyo ngo abantu babashe kurwanya, babashe kugira icyo babikoraho. Icyo nabwira abantu rwose badukurikiye, nimba umuntu yatanze ibyishimo uko ashoboye, yakoresha umutima we, amarangamutima ye, nta kuntu atagize muri rusange, rwose ntabwo byari byiza yuko rwose abo umwanya wo kujya gucukumbura ngo isenga ibiki n'ibiki mu buzima bw'umuntu. Nimba mutarafashe igihe kinini cyo kujya kubicukumbura mbere, ntuzi kubera iki mwajya kubicukumbura aka kanya, nta kintu byaba bimaze rwose. Umuntu utarafashe umwanya ngo agenda acukumbure ngo ibiki ngo ese n'ibiki yakora ibi n'ibeze gutya na gutya, this is not the right time to do this. Ntabwo ari igihe cyiza cyo gukora ibi bintu. Uwabikoze akaba ko yarabikoze mbere, ibitarabaye nta wundi musada ari buze gutanga n'ubundi aka kanya. Ibyo bintu byararangiye, mureke dukomezanye n'ibindi biri imbere. At least rwose tugire n'umuco, tuvuge ku bintu, tuvuge ku byiza umuntu aba afite ibyiza byinshi yakoze. Ibibi byo rwose abantu twese dufite ibibi byinshi cyane, ariko tuvuge ku byiza umuntu yakoze. Ikindi tushimira umuntu, twicare tunashimira ibyo umuntu yakoze ku rugero rwe, kuko benshi ari n'igihe tutazashobora no gukora n'ibyo yakoze. Ibyishimo yahaye abantu tukaba tutazashobora kubigeraho. Dushimire ibyiza yakoze, tugire dute, kandi tumenye no kwita ku bantu bababaye mu gihe bakibabaye. Ntituzajye dukora ibintu ari uko umuntu yamaze kuducika kandi ari ubushobozi runaka twari kumutiza akaba yabasha kubaho. Tujye rero twikosore mw'abantu mwe, kubera yuko uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Ntawe umenya uko bucya bumeze, niko bivuga mu Kinyarwanda. Ubwo ngubwo numva gutyo nyicyo nta kintu narenzaho rwose bavandimwe. Icyo nakomeza kubifuriza n'amahoro y'Imana, mukoze mumigire ibihe byiza mu byo murimo, aho muri bose mu byo mukore. Tubifurije guhirwa kandi nabashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byinshi tubafitiye, ibintu byinshi. Ikindi kandi nibutsa n'abantu bafite ibitekerezo ko bazajya babidusangiza muri comment. Abantu bashaka ko tuganira ku buzima busanzwe mu bibera mu gikari bazajya batwegera, turaza gushyira nimero mu kiganiro muri comment section. Wajya ashaka kutuvugisha wese yagegeramo akatwandikira akatubwira ko wenda afite inkuru runaka interesting cyangwa kuvuga ku bintu bisanzwe tuba twavuzeho, ubundi tukicara tugasangira ibiganiro nk'uko ari mu gikari nyine, tukicara nyine tugasasa inzobe tukabiganiraho. Murakoze cyane. Igihe twari turi kumwe nitwa Ziggy 91. Ibiganiro nakagaruka mu Gikari TV.